Bimwe mu bintu byica battery ya telefone yawe vuba urabizwa ko iraza ku muriro icometse ari kimwe muri byo. Gusa muri iyi video ngiye kukwereka ibintu bitatu by'ingenzi ukwiye kwitaho bizatuma battery yawe itangirika vuba kabone n'ubwo waba iraje ku muriro. So ikintu cya mbere ukora uraza muri settings zawe, nurangiza winjira hano muri battery, numara kwinjira muri battery utaninge on ubu buryo bwa adaptive charging cyangwa se battery optimization bitewe na telefone ufite. Uhita uza hano ukataninga on uburyo bwa adaptive charging. Ikindi ukora ujya muri alarms cyangwa se muri reveille ubundi ugasettinga isaha runaka wumva wifuza, haba saa moya, saa mbiri, isaha iyo ariyo yose wumva ushaka niyo ushyiraho. Icyo gihe iyo umaze gusettinga ya alarm yawe bitewe n'isaha wahisemo, warangiza ukaba wanataninze on bwa buryo bwa adaptive charging cyangwa se battery optimization. Icyo gihe iyo ucaginze telefone yawe izagenda iba charged kuva iyo saha uyishyiriyeho kugeza ya saha wahisemo ya alarm ya mu gitondo. Aho kugira telefone yuzurire isaha imwe cyangwa amasaha abiri nk'uko byari bisanzwe, ahubwo bitewe n'uko wataninze on buriya buryo bwa adaptive charging, battery yawe izaba saved bitewe n'uko telefone izagenda yuzura gake gake kugeza mu gitondo. Ibi bizafasha battery ya telefone yawe kuba itakwangirika vuba bitewe n'uko wayiraje ku muriro. 001 Tech and Creative Digital Agency irabamenyesha ko mudakwiye kugira imbogamizi izo arizo zose, yaba za services za IT support services, networking ndetse na CCTV, graphic designer, social media management, tech tips ndetse na training and digital skills. Vugisha kuri izo nimero zabo cyangwa se ukanyura ku mbuga nkoranyambaga zabo undi ucukubiri n'ikibazo cyabi cya kamera cyangwa cy'imashini yawe ndetse n'ubumenyi buhagije bwose bijyanye na ICT. Iyi niyo mpamvu ufungura internet nikore muri telefone yawe kandi ufiteho data. Uyu muntu yanzaniye telefone yambwira ko amaze kuyiformata, none yajya afungura connection zikanga gukora kandi afiteho data. Nko kuri kwibona urabona ko turafunguye ariko nago ziri gukora nta nubwo bigaragara neza. So unarebye hano muri internet urabona ko data ze zirafunguye kuri MTN ariko ntago zikora. So byatumye nza kureba ndaza njya muri settings za telefone, njya muri network and internet, njya hano muri internet, ndangije ninjira hano muri MTN, hano ukajya hano kuri kano kantu ka settings, warangiza ukareba hano ahanditse access point names. Urabona ko impamvu yari kubitera nuko na access point name yari irimo. Ubwo rero biradusaba kubanza kwishyiramo kugira ngo internet ibone gukora. Urayituza kandi kuri kano kantu ko guteranya, hano hambere gushyiramo name, ushyiramo MTN nta kibazo, MTN kanda hano kuri OK, ukaza noneho hano kuri APN hano hakabiri, ushyiremo ijambo default ryonyine, default gutya, ushyiremo ijambo default. Impamvu internet itari iri gukora nuko hano nta APN yari irimo. Numara gushyiramo ijambo ritukanda hano kuri OK, nurangiza uze hano kuri tuno tudomo dutatu ukande save. Umaze gusavinga urabona ko iyi se ijyaho na internet, urabona ko ubu noneho iri active, ashobora kuba yayaccessinga. Nibi video gufashije jya muri comment tubwire kandi ntibagirwe gukora share kugira ngo iyisangize n'abandi. Wari uzi ko telefone yawe izi ibintu byose birirwamo, application zose ufungura ndetse n'igihe uzimaraho? Ushobora gusanga uburyo ukoreshamo iyo telefone yawe utwara umwanya munini cyangwa se ukakwicira akazi ariko ukaba utazi uburyo wabikontororamo. Ibyo nibyo ngiye kwereka muri iyi video. Iyo uje hano muri settings zawe ukareba hano handitse digital well-being, ukinjiramo urabona ko ikwereka igihe cyose umara kuri telefone kuri uwo munsi, ikakwereka na application zose wagiye ufungura ndetse n'igihe wagiye uzimaraho nk'uko uri kubibona aha ngaha. Tuvuge hano kuri TikTok, urabona ko umaze kuyikoresha iminota 22 uyu munsi yonyine, ariko wareba nko ku munsi w'ejo hashize urabona ko nayikoresheje amasaha 2. Urebye nk'ano kuri Instagram uyu munsi urabona ko maze kuyikoresha iminota 27, bakakwereka n'iminsi yabanje igihe wagiye uyimaraho. Yukanze hazano muri notification received, bakwereka notification uba wakiriye haba uwo munsi cyangwa se umunsi wabanje. Iyo uje hano kuri times opened, like hano baba bari kukwereka inshuro waba waraopeninze cyangwa se waba warafunguye iyo application ku munsi. Urabona ko hano bahita babikwereka ugahita ubimenya. So mu gihe cyo kugira ngo rero
wirinde cyangwa se urinde yaba ari umwana wawe cyangwa se nawe ubwawe wirinde ku telefone kudisturbinga mu kazi, ushobora kuza no kuri app timer ugasetinga igihe ugomba kumara uri gukoresha iyo application. Bivuze ngo niba usetinze ko wenda ari isaha n'iminota 30 hano, icyo gihe no kuvuga ngo numara isaha n'iminota 30 uri gukoresha iyo application irahita yifunga. Bivuze ngo icyo gihe bishobora kugufasha gukontrola umwanya umara kuri telefone cyangwa se umwanya uta kuri telefone, bikaba byagufasha gukomeza gukora akazi kawe ndetse bitagize n'ibindi bibangamira cyangwa se bitagize ibindi bintu byangiza. Ushobora kumenya ngo uyu munsi ni iki gihe niha cyo kwikoresha cyangwa se igihe ngomba kumara kuri application ni iki ngiki. Ibi ngibi bishobora kugufasha gukontrola uburyo ukoreshamo telefone yawe kugira ngo bitica akazi cyangwa se bigakwangiriza ubuzima bwawe. Cyangwa se nk'ababyeyi ushobora kuza ukareba kuri telefone y'umwana wawe ukareba igihe amara kuri telefone, ukaba wamufasha kuba yabikontrola no kuba yagira ubuzima bwiza, telefone itagize ibyo yangiza. Ubu nawe wasanga email yawe yaruzuye cyangwa se storage ya telefone yawe yaruzuye, usanga ujya ubura ukubika amafoto cyangwa se video zawe. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo bworoshye wajya ukoresha usavingamo amafoto yawe cyangwa se video zawe wifashishije group yo kuri WhatsApp ukayikoresha nka storage yawe. Niba utarafollowinga banza following, uziye no muri comment umbwira ikintu nazagufasha muri video yacu ubutaha. Icyo ukora ukreya group WhatsApp, warangiza ugakuramo abantu bose, ubundi ugasigaramo wenyine. Ubundi ugahita uza kuri WhatsApp yawe, warangiza ukinjira muri ya group wafunguye ya indi urimo wenyine ushaka kuzajya usavingamo ibintu byawe. Warangiza ugakanda hano hejuru, ugahita winjira hano handitse media visibility. Wamara ukandaho urasanga iri hano muri hano hari default cyangwa se kuri yes. Nurangiza no kuvuga ngo hano ibiri biba byemeje ko icyo gihe ikintu cyose kizajya cyoherezwa muri group wajya ugisanga muri gallery yawe. So wowe icyo ushaka rero nuko uzajya usavingamo ibintu ahubwo ntibibe saved muri gallery yawe. Icyo gihe urahita ukanda hano kuri no, numara ukanda hano kuri no uhite wemeza hano kuri okay. Icyo gihe uba wemeje ko ibintu byose bizajya byoherezwa muri groupe utazajya ubisanga cyangwa se bitazajya biba saved muri gallery yawe. Kereka igihe uzajya uba hari icyo ushakamo ukaza ukakidownloadinga cyangwa se ukaza ukagisavinga ku bushake bwawe. Ibi ngibi ushobora no kubikora no muri groupe yindi runaka usanzwemo irimo n'abandi bantu, mu gihe udashaka ko ibintu byose bizajya byoherezwa muri iyo groupe bizajya biba saved muri gallery yawe. Ibi byagufasha kugira ngo ujye controlla ibyo savinga muri gallery yawe. Telefone yawe bayihakinze kubera iyi website runaka wasuye. Ikibazo ni utagikemuye byibura mu minota 2, system iraza gusiba nimero zawe zose, amafoto yawe yose ndetse na sim card yawe ishobora kwangirikira. Bakakwereka n'umubare w'amavirusi runaka bagiye badetectinga wenda ku ma application yagiye atandukanye nk'uko uri kubibona hano. Ubundi bakakubwira ngo kanda kuri clean virus now. Nawe ushobora kugira ubwoba nk'ubwo uyu muntu yagize ajya kunyereza screenshot ansaba ko namufasha. Gusa icyo nakubwira nuko ibi ngibi bakoresha ni scam. Ubu n'uburyo abascam bakoresha kugira ngo ubashe gukanda aho handitse clean virus now, ube wakinstalamo application runaka bo bashaka ko install kandi zitari ngombwa, cyangwa se babashe kubona access kuri information zawe nk'ama password cyangwa se n'ibindi ukoresha logging in. Wapi nta na kimwe, ahubwo ugiyemo ngahanye hariho application yaciye izamu kandi ica iri install. Ngenda yikwereke iciri install, sinzi ngo ndayidesinstall, sinzi hari application yahisiza. Ufite ngaho kuri clean virus now, haza ngaha ani ku your phone manage uyinstall. Kandi ndagize ko open, sinzi ngo ndarudesinstall cyane. Kuko icyo nakubwira Apple ntago igitanga ama virus alert cyangwa se ibintu by'ama countdown wenda ngo mu gihe runaka niba udakoze ibi ngibi telefone yawe cyangwa se ibintu bya biragenda. Nta nubwo Apple ijya iscanninga ama virusi mu matelefone y'abantu. So icyo ugomba gukora rero mu gihe ukibona iyi message, wowe closinga iyo page wari uriho cyangwa se ibyo wari uri gukora muri ako kanya. Nurangiza cleaning Safari history cyangwa se ibintu wari wa browsinze ubicleaning. Nurangiza restarting telefone yawe. Icyo gihe uzaba uri safe kandi ntacyo telefone yawe izaba cyangwa se data zawe ntacyo zizaba. Ubaye ukoresha WhatsApp nawe ushobora gukunda ubu buryo bushya WhatsApp yazanye bwa group call. Uraza hano handitse calls, nurangiza urebe kano gatabu ka call hano hejuru ugakandeho. Numara ugakandaho urabona ko ushobora kwadinga abantu bagera kuri 31. Icyo gihe ureba mu bantu ufite hano cyangwa se ukaba wanasacinga umuntu izina ry'umuntu ushaka ukamuselectinga
wamara kuzuza abo ushaka ko muvugana cyangwa se abo ushaka gushyira kuri iyo call, ugahita uhitamo niba ari video call cyangwa se ari voice call hano hejuru. Ubundi buryo ushobora no kuba wa schedulinga call yawe n'abo bantu unyuze hano kuri tab ya schedule hano, ukaza ukabanza ukayihereza izina ushaka, ndetse ukayihereza description, warangiza ugahitamo igihe iyo call ushaka ko iza kubera, urahitamo igihe izatangirira n'igihe izasoreza ahangaha hano na warangiza ugahitamo call type, niba ari video cyangwa se ari voice. Wamara guhitamo ugahita ukanda ahangaha, wamara ukandaho warangiza ukazana ugaselectinga ba bantu, wamara kuba selectinga iyo ukanze icyo gihe igihe kikagera cyangwa se igihe wasetinze kikagera, wa muntu ahita aba notified. Abantu bategereza ijoro kugira ngo babone uko bakora left muri za groupe zo gutwerera za WhatsApp ubu ntibikiri ngombwa. WhatsApp yazanye update nshyashya aho ushobora kuba wakora left cyangwa se exit muri groupe, abantu muri kumwe muri iyo groupe ntibabe babimenya ko wayivuyemo, ahubwo ba admin bonyine akaba aribo baba notified ko wavuye muri groupe. Nawe kora update ya WhatsApp yawe uyu munsi, utandukane no gutegereza ijoro kugira ngo ubone gukora left muri zo groupe zo gutwerera. Ubu buryo bwagufasha kwamamaza ibyo ukora cyangwa se kwimenyekanisha ubu uriwe muri groupe runaka ya WhatsApp ubarizwamo. Ushobora kuba wajya kubona aka kantu kitwa add member tag, cyangwa se ukajya ubona abandi bagiye babishyiraho bashyizeho member tag zabo muri groupe runaka, ariko wowe ukaba utazi icyo bisobanuye cyangwa se ukaba utazi uko bikorwa. Ubu ni uburyo WhatsApp yazanye ushobora kugufasha kuba gutandukanya n'abandi cyane n'uriwe muri groupe runaka ya WhatsApp barizwamo. So iyo ugiye kugira ngo rero uyishyireho, uza hano muri groupe, warangiza ugakanda ukaza hano barebera abamambure bari muri groupe cyangwa se group members, warangiza ugakanda kuri wowe. Hano urabona muri rino bara ry'icyatsi ryanditsemo ngo add member tag, iyo ukanzeho urabona ko bakuzanira hano aho wadingamo member tag. Ahangaha rero ushobora kubukoresha nk'uburyo cyangwa se nka opportunity yo kuba washyiramo wenda nk'ibyo ukora cyangwa se title yawe, like ku buryo bishobora guhita bifasha abantu kumenya uwo muntu arinde cyangwa se ibyo akora ari ibiki. Urabona ko hano handitsemo ngo share your role, title, how you are known in this group. Ubu ni uburyo bwiza bwagufasha kuba abantu bajya bahita bamenya ibyo ukora, niba ibyo ari byose washyiraho ku buryo niwandika message abantu bahita babona ngo ni runaka. So uraza hano nurangiza wandikemo icyo abantu bakuze cyangwa se icyo ushaka abantu bakumenyaho cyangwa icyo ukora. Urabona hasi gutya bimeze, iyo wanditse message ni gutya biza bimeze muri groupe. Iyo umaze kwandikamo rero, umaze gushyiraho title yawe cyangwa se umaze kumenyekanisha ibyo ukora cyangwa ushaka abantu bamenya, uhita ukanda hano kuri save. Hey, wasanga nawe telefone yawe igenda gake kandi ufite storage ukibaza impamvu. Muri video ngiye kwereka ibanga wakoresha kugira ngo telefone yawe yongere ikore neza yihute nk'ibisanzwe. Uraza muri settings zawe, nurangiza urebe ahanditse developer options. Niba utarafungura developer options cyangwa se utaraba umudeveloper, urakandaho inshuro 7 vuba inshuro 7 kuri hano handitse developer options. Icyo gihe barahita bakwereka ngo ubaye nawe umudeveloper. Ariko niba warayifunguye, uraza ukandeho hano, nurangiza umanuke hepfo, uramanuka hasi, yes, uze ahangaha urebe hano handitse window animation scale, transition animation scale na animator duration scale. Ahangaha urabona ko animation scale iri kuri 1. Uraza hano habanza kuri window animation uyishyire hano kuri 0.5. ahangaha uze hano kuri transition naho uyishyire kuri 0.5, n'ahangaha kuri animator duration scale uyishyire naho kuri 0.5. Ibintu birangiza nuvuga ngo telefone yawe impamvu agendaga gake nuko animations arizo zatindaga kuloadinga, ariko ahangaha urabifashije gutuma zizajya ziloadinga mu gihe gito, ku buryo icyo gihe telefone yawe izaba iri kwihuta kurusha uko wayiguze imeze. Niba iyi video igufashije, jya muri comment tubwire, kandi ntibagire gukora share kugira ngo uyisangize n'abandi.